ndabashubuje nitwa Liliane Byishaka. YouTube channel tuganira ku buryo ushobora kugabanya ibiro cyangwa se ukagumana ibiro wifuza ukoresheje siporo zitandukanye ndetse na za regime, ukamenya igihe ugomba kurira ibiryo, ukamenya amasaha. Rero ndabasaba mukore subscribe ku muntu ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, ukore na like ndetse na comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Siporo enye wakorera mu rugo bidasabye ibikoresho cyangwa se umwanya munini cyangwa ahantu hanini, byibura metero imwe kuri imwe ushobora kuba wakora izo siporo. Izi siporo rero zagufasha kugabanya ibiro byawe, kuguma uri fit, kandi izi siporo ntago bigoye. Wazikorera mu cyumba, wazikorera muri salo, wazikorera ndetse n'imbere ku kabarazi wawe, byakunda rwose. Izi siporo rero ni izo gusimbuka umugozi, gusimbuka ukoresheje amaboko n'amaguru, gusimbuka ukoranyaho amaboko ndetse na squat. Izi siporo rero turabanza turebe umumaro wazo. Ndetse na tips ushobora gukora kugira ngo ugabanye ibiro cyangwa se ubigumane ibiro wifuza, kuko nanjye ibyo nagiye nkora kugira ngo nshobore kugera ku biro nifuza. Siporo ya mbere rero niyo ariyo twavuze yo gusimbuka umugozi, n'iya kabiri ariyo gusimbuka ukoresheje amaboko n'amaguru. Rero izi siporo zifite akamaro. Iyo uzikora bituma ugira imbaraga. Hari igihe usanga umuntu afite imbaraga nkeya, cyangwa se ukabona bitewe n'uko amagufa adakomeye cyangwa se abyibushye cyane, ugasanga nta mbaraga afite, aragenda afite utubaraga dukeya. Ariko rero izi siporo iyo zikora zigufasha kongera imbaraga umubiri wawe ndetse n'amagufa akaba yakomera. Ndetse hari n'ukuntu umuntu ubona afite umubiri nkaho wagira ngo uri butakare, ntabwo umufasheho. Rero izi siporo zituma amaguru, imikaya ikomera yo ku maguru ndetse n'amaboko, ukabona nyine umuntu afite umubiri umwegereye, umubiri utameze nkaho utamufasheho. Ikindi kandi izi siporo zirinda gukomereka, bituma nanone uba fit. Umuntu uri fit aba ari umuntu ufite imbaraga, umuntu unyarutse nyine. Kandi ikindi nanone nk'inshingano yacu nyamukuru ariyo yo kugabanya ibiro, usanga nanone izi siporo zifasha gutwika ibinure, kuko iyo uri kuzikora uzana ibyuya, ukatranspira, rero bya byuya nibyo ibya binure biba biri no gusohoka, ndetse ituma n'umuntu asohoye imyanda mu mubiri we. Ikindi umuntu iyo akora izi siporo abizi ko iyo umuntu akora siporo agira umuvuduko, ubona ari umuntu wihuse, umuntu utarandaga. Rero iyindi isa nkaho itandukanye nazo ariyo squat, ituma iyi siporo ni nziza cyane kuko iyo isa nkaho ifasha umubiri wose. Rero iyo urebye zira zo gusimbuka cyangwa kugera gusimbuka ukozanya amaboko cyangwa gusimbuka ukoresheje umugozi, izi siporo zikomeza cyane cyane. Ukora siporo usa nkaho ukoze siporo umubiri wose, ariko nanone hari icyo bitagera. Ariko squat ni siporo ituma ni nziza ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Iyo ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa se amaraso atagenda neza, iyi siporo rero ni nziza. Ituma imikaya ndetse uko umuntu ayikora, imikaya igenda isa nkaho yegerana, irambuka. Ituma noneho rero twadutsi dutoya two mu mubiri cyangwa two ku nyama tugenda turambuka, tugakora neza, noneho bigatuma umuvuduko w'amaraso ugenda neza cyangwa se ujya ku murongo. Kandi iyi siporo nziza itwika ibinure, cyane cyane nko ku muntu wayigize siporo ihoraho. Hari byaba byiza umuntu ayikoze mu gitondo na nimugoroba. Nkanjye kuko nkikora bwa mbere byarananiraga, narayikoraga nkababara amatako cyangwa se umugongo, ntaramenyera. Wasangaga rero nkora 10 byibura mu gitondo n'10 nimugoroba, ariko iminsi yagiye ishira nkorera 50 icyarimwe nkazishobora.
Ikindi rero usanga iyi siporo ikomeza umubiri wose, usanga icya mbere cyo iyo umuntu ayikora kuko aba arambuye amaboko arakomera, igatuma noneho intugu nazo zikomera. Ikindi kandi siporo ituma umugongo ukomera, kuko iyo uyikoze uba warambuye neza umugongo, noneho wa mugongo ugakomera. Ikindi iyi siporo n'inda nayo irakomera, cyane cyane abantu bafite inda nini kuyikora rero, kuko umugongo uba urambuye noneho n'ayandi ikarambuka, ugasanga rero irakomera. Ikindi kandi ikomeza amaguru, igakomeza n'amavi. Ni byiza cyane cyane ku bantu bafite ikibazo cyo mu mavi. Hari igihe usanga umuntu afite ikibazo cyo mu mavi, ababara mu mavi, rero iyo uyikora amavi arakomera, noneho ubwa bubabare bugashira. Njye nkibyibushye najyaga ngira ikibazo cyo kubabara mu ngingo z'amatako cyangwa iz'amavi, ariko iyo nayikoreye ntabwo nkigira ibyo bibazo. Ariko nanone biba byiza iyo ubanje kubaza muganga kugira ngo akugire inama, kuko ushobora gusanga ikibazo ufite atari ikibazo cyakizwa na siporo, ahubwo bisaba no kugira ngo urebe abaganga. Ikindi siporo yongera flexibility cyangwa se kwirekura. Hari igihe umuntu usanga asa nkaho asusumira, ugasanga umuntu arasusumira, ntiwamubwira ngo zamura akaguru, ntiwamubwira ngo atere intambwe cyangwa se afate ikintu n'amaboko, kuko nyine amaboko aroroshye cyangwa se amaguru nayo nuko. Rero ituma umuntu akira ikibazo cyo gususumira. Ikindi kandi usanga ino siporo nanone ugasanga umuntu nyine, abantu bakunda kuba bafite ibibazo byo gusuzuma, hari n'igihe rero usanga umuntu abyibushye cyane, ugasanga ntanyeganyega, nta gahindukira, cyangwa se ugasanga hari n'abantu usanga bananutse ariko ugasanga imbaraga ntazo zarashize muri we. Rero iyi siporo iyo uyikora mu gihe ikurinda gususumira, igufasha none no kugira imbaraga zo kuba nyine uba flexible, ukaba ukora ibintu wihuse, cyangwa se ukora ibintu ufite imbaraga, uhindukira neza. Hari igihe ubona umuntu ukabona arahindukira nkaho afitemo imigese mu magufa amwe n'amwe, ariko rero yikoze igufasha kuba watuma hahandi haba hatakirambuka harambuka. Hari nk'abantu usanga akubwira ngo iyo agiye gusutarara akamara yikanira. Iyi siporo ni nziza cyane, gufasha kuba mu mavi hakomera, icyo kibazo cyo kuba ugenda wumva wagira ngo harimo umugese, harimo akantu gakocagurika gashiramo. Ikindi kandi iyi siporo ikindi igufasha, iha amaguru yawe kugira isura nziza. Usanga iyo umuntu abyibushye cyangwa se hari n'abantu bananutse nabo usanga babigira ibyo bintu, ugasanga ku matako cyane cyane nk'abakobwa bambara za mini, cyangwa se ugasanga bambara amakora, usanga nyine ku matako hariho ibintu bisa nkaho bidomaguye by'ibipfumu by'ubudomodomo ku matako. Rero ikindi iyi siporo igufasha, ikomeza wa mubiri w'amatako, noneho ugasanga umubiri usa neza urambuye. Ikindi kandi siporo yongera ikibuno. Ku bantu bashaka kugira ikibuno rwose nabagira inama yo gukora ino siporo, kuko ituma imikaya yo ku kibuno ibyibuha ikagenda igaye. Ikindi kandi iyi siporo ifasha mu igogora, iyo umuntu ayikora ntabwo agira ikibazo cy'igogora. Ikindi iyi siporo ifasha umuntu kwema. Hari igihe usanga umuntu akora afite ibitugu bihese, ariko rero iyo akora iyi siporo, kubera ko iyo uri kuyikora nimba ari inshuro ugenda uyimenyera, bituma noneho wa mugongo wawe ugenda wema neza, za ntugu zikagenda zirambuka. Iyi siporo rero ya squat kuyikora bisaba kubanza ugahagarara wemye, ibirenge bireba imbere, utandukanyije amaguru ho gatoya, warangiza ukamanuka gato nko muri degre 90. Ikibuno kiba kiringaniye n'umugongo, noneho amaboko ushobora kuyarambura, cyangwa se ukasa nkaho umeze nk'uri gusenga mu kiliziya, ufatanyije ibiganza. Noneho rero ukajya umanuka buhoro buhoro ukagera hasi, ukongera ukazamuka. Rero iyi siporo yo ikintu gufasha, kuko uba usa nkaho amaboko ugenda uyakozaho, kozanya no ku kaguru gatandukanye n'akaboko, wenda nimba ufashe akaboko k'imoso kagakoza ku kaguru k'indyo. Noneho rero bituma izi siporo ikintu cya mbere zifasha umuntu kugabanya inda. Usanga nyine cyane cyane nk'abantu bafite inda zo hasi cyangwa se ibicece, bya bindi biba mu mugongo munsi, nk'abagore cyane cyangwa se abakobwa usanga bafite ibintu biri munsi hano inyuma, usanga rero zigufasha kuba byavaho, zirabigabanya, zigenda zigabanya ibicece, zigabanya
inda, kandi nanone usanga zigabanya amaboko kuko uko uba ufashe gutya ku mutwe unakora bitandukanye, usanga rero zigabanya amaboko, ugasanga umuntu afite amaboko aringaniye ari sexy nyine. Iyi siporo rero nayo ni nziza kandi ni siporo nanone ifasha umubiri wose kuko usa nkaho uri gukoresha amaboko, ukoresha n'amaguru. Ndabashimiye, ntibibagirwe gukora subscribe, comment, like na share mu gihe byiza.